Ndagushuje cyane wowe udukurikiye kuri iyi channel yacu ariyo yanyu Final TV. Uyu munsi rero nabateguriye ku isomo ry'ikoranabuhanga cyangwa se ku bijyanye na WhatsApp, imikorere ya WhatsApp, features ziri muri WhatsApp utaruzi n'izo utaruzi ukarushaho no kumenya n'ibyo waruzi ko utarubizi neza ukarushaho kubimenya kurushaho. Umunsi tujye kuvuga ku ngingo zigera nko muri 3. Ngiye kukwereka uburyo ushobora guhagarika uburyo nimba abantu bakubona kuri online bakamenya igihe waviriye kuri WhatsApp n'igihe wagiriyeho. Ngiye kukwereka uburyo wabihagarika, ukabasha kuba wabihagarika ukabikuramo muri WhatsApp yawe, ukaba wabanza ubwo buryo wabukuramo kuko umuntu yakubona uri online urimo urakoresha WhatsApp yawe. Kandi kuko hari abantu mukunda ibintu bya private, kuva ko umuntu atapfa kumenya ngo wari uri kuri WhatsApp umunsi ngiye kubikwereka. Icya kabiri ndakwereka uburyo kuri status yawe yajya ireba umuntu wahisemo ko ari ugomba kureba status yawe. Nongere nkwereke n'uburyo ushobora kureba status y'umuntu ariko namenye ko wayirebye. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tugumye kubana kuri channel yacu, ukarushaho no kumenya ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, ukajya wikorera ibintu atari ngombwa ngo ubaze umuntu uko ibintu bikorwa kandi nawe wakagombye kubyikorera. Mwemwe mumenyereye kuvuga kuri P-Network ariko nzazanyuzamo mbabwire n'ibijyanye n'ikoranabuhanga. Reka dutangire. Twinjire muri WhatsApp yacu. Nawe uraba urinjira muri WhatsApp yawe. Turatangirira uburyo wahagarika, uburyo wareba uburyo wahagarikamo, uburyo wahagarika kugira ngo abantu batajya babona ko uri online mu gihe uri kuyikoresha WhatsApp, umuntu akaba atamenya ko uri kuyikoresha WhatsApp yawe, aba atapfa kubona ko uri online uri gukoresha WhatsApp. Uraza ukande kuri ubu budomo butatu uri hano hejuru. Kandeho, nurangiza gukandaho uze kuri hano kuri setting ngo urahabona. Kandeho numara gukandaho uze ukande hano kuri private ngo urahabona. Kandeho, numara gukandaho kandeho utegereze. Uraza ukande hano hambere, ngaha kandeho who can see my personal information. Uraza ntago ariho uraza ibintu byo hejuru bihagarariye ibindi byinshi nabyo mwaza tukabibabwiraho. Uzi ukandaho nakweretse handitse ngo last seen and online. Kandeho. Njyewe urabona ko njyewe nashyizeho kuri nobody nahanga same as last seen. Ngaho urahabona. Iyo ukanze ahangaha everyone, ubwo ni buri muntu wese yakubona ko uri online. Nahangaha ni igihe uherukiraho. Ushobora kubona igihe uherukiraho nyine nimba uri online, cyangwa se igihe uherukiraho buri muntu wese yakibona. Igihe uherukira kuri WhatsApp yawe yakibona. Aha hepfo ho kuri my contact. Iyo wakanzeho gutya, iyo ukanzeho ubwo ni umuntu ubona igihe uherukira kuri WhatsApp, ni umuntu ufite contact yawe. Ahangaha ni nimero wahisemo. Ahangaha njye nahisemo, ni ukuvuga ko njyewe nta muntu wamenya igihe mperukira kuri chat. Nze bikwereke. Iyo ukanze ahangaha ubwo buri muntu wese abona igihe uherukira kuri chat. Wazangaha ubibona ufite nimero yawe.
ahangaha naho usibye umuntu ubibona, umuntu ushobora kubibona n'ufite nimero yawe gusa. Turategereza nimero zilodinge. Zilodinge. Azategereze zilodinge, ariko kubera ko twe dufiteho nimero nyinshi ntago bihita biba akanya, kandi dushaka ko video yacu itinda. Wowe uzaza uhitemo nimero ushaka ko izo nimero uzakanda ukagenda uvivura. Nurangiza kuvivura nimero udashaka ko zizajya zikubonera zikubona igihe urukiraho online, uraza ukazikandaho nyine nk'ibisanzwe. Ahangaha uraza ukazikandaho. Uraza nimero ukazikandaho, nimero udashaka ko zizaza zibona nuza yawe, ntibone igihe urukiraho. Wenda mu gihe ufite ababyeyi, wenda watise umuntu arara kuri chat, udashaka ababyeyi babimenya, abandi bantu bo mu muryango runaka, ushobora kuza ukaza ukahitamo nimero, warangiza ukaza ukakanda hano ukavivura bigahita bikunda. Ntabwo abo bantu bashobora kubona nimero, kubona igihe urukiraho. Uzabikore birakunda. Reka tujye hano hepfo, aha ngaha ahangaha ngo when igihe who can see when you are online. Ahangaha ni who can see when I'm online. Ni ryari nyine, ni gute, ninde wabona igihe ndi online. Hano ushyizemo ngo everyone. Hano everyone, buri muntu wese azabona igihe, buri muntu wese azajya abona ko uri online cyangwa se wavuye online igihe waviriye online. Ariko nushyiramo ahangaha nta muntu bizamera nk'uruguru, nta muntu n'umwe uzamera. Hano handitse ngo same as last seen, nta muntu n'umwe uzabona ko uri online. Ngira ngo twose turangije. Reka tujye ku zindi features zo muri WhatsApp. Tujyemo, subira inyuma. Tujya kuri status nk'uko nari nabibabwiye. Turajya kuri status. Amanuka ahangaha, uramanuka ngaha kuri update. Tujye kuri status mwereka uburyo noneho wahagarika, noneho uburyo wareba status y'umuntu, ariko namenye ko warebye status ye. We namenye ko warebye status ye. Nta kindi uzakora, uraza ukanda hano kuri utu tudomo twaha, nurangiza kuhakanda ukande hano kuri setting. Ngingo urahabona, umara kuhakanda tegereze. Nta kindi uzakora, uzaza hano kuri privacy. Nanone uzaza hano kuri privacy. Kandeho, umara kuhaza uze hano kuri status. Status ngiyi hano, ngira ngo murayibona. Uze ukandeho. Ahangaha hambere who can see my status update. Hano handitse my contact. Ngewe nahisemo ko umuntu uzajya ureba status ari umuntu ufite contact. Hano my contact accept. Hano ushobora guhitamo umuntu ugomba guhita ahita areba. Hano my contact accept, ubwo nyine umuntu wahisemo abantu wahisemo ko abantu bavivuye nta n'umwe wemerewe kureba status yawe. Ahangaha honor share with, uwo wayisharinze niwe wenyine wemerewe kureba status yawe. Ushobora kuza ugakanda hano, ukaza ugahitamo umuntu ushaka ko azajya areba status zawe. Umuntu wemerewe kureba ko wowe mwemerewe kureba status zawe. Yego, ugategereza. Yewe ntago ari kubasha kunyereka nimero, ariko wowe bazaze kuyereka. Yego, tegereze. wowe uzaza
uzaza hano my contact expert, ugenda uhitemo nimero zawe, uzaza uhitemo hano nimero zawe, hano bazaziguha hano ku murongo. Yes, bazaziguha zitondetse hano ku murongo. Hano uvivure nimero ushaka cyangwa se wandikemo, kubera ko ngewe phone ntabwo iri kwihuta cyane, ubwo wowe bazahita baziguha, wandikemo nimero ushaka ko zitazajya zihita status washyizeho zitazayireba. Nurangiza uze ukande hano, uhita uza wikandira hano hepfo vivure. Yes, abo bantu wavivuye nta n'umwe uzabona status zawe. Ngire ngo bahise bazima, ngire ngo urabibona. Ushobora kuza nkahitamo nimero nshaka ko zitareba status zanjye. For example, iyi nkayihitamo, iyi nkahitamo, sorry, nkaza nkahitamo izi. Ngiye ngo barayizinyeretse murazibona, namara guhitamo izi enye, izo ushaka nawe wahitamo izo ushaka. Yes, kaza ahangaha ugahita wemeza. Yes, ugahita wemeza ugategereza. Yes, ubwo aba bantu bane nta n'umwe uzareba status zanjye. Nimba nshyizeho status nta muntu ushobora kureba status yanjye. Yes, cyangwa ukaza hano hepfo my honor, ukaza hano hepfo honor share with, ukaza aha. Yes, ukaza aha ati uwo nzaza nyisharinga niwe wenyine uzajya ubona status yanjye. Yes, ukaza ugakanda hano include, ukaza ugakandaho ugategereza. Mwihangane ko phone yanjye yes hari ukuntu iri gutinda gakeya, ari gutinda kubera ko isa nkaho yuzuye. Yes, niyo ariko mwabibonye ukuntu bikoze bwa mbere. Uze gusubiza video rero inyuma, ariko kugira ngo video niyi naha ngani ko wabikora ukavivura hara hepfo. Yes, nabyo bigahita bikunda. Reka ngo mwabibonye naha tubire tubusubira inyuma. Ya ngo naha ngaha urahasobanukiwe. Reka nsubize hano kuri my contact. Sinari bisanzwe umuntu uzagire ureba status zanjye ni umuntu ufite nimero. Yes, dusubire inyuma. Yes, subira inyuma. Yes, akandi rongeye kubongeza na kandi kameze gutya. Hari ukuntu ubushonje wenda wifitiye nk'abashi ucitinga se, ufite abashiri nk'abangahe, ariko ushaka kushira wamenya ko ufite undi muntu muganira wo runaka, ko ati nimero yiwe nshaka kuyigira iyibanga. Akantu nako ni wane. Yes, ngiye kukakwereka. Ikintu ukora nta kindi rero, uraza ukahitamo nimero ushaka muri nimero ufite ahangaha mu mwandikirana, ukamwandika mukamukubita muri archive. Warangiza ukamukandaho, reka dushyiremo uyu. Warangiza ukaza ukikandira no kuri archive ngiyi, ukiza ukikandira hano archive, ukayikandaho. Warangiza ukayikandaho ugahita ubona ko agiye muri archive, ukazamuka ruguru. Urabona ko hano turamufite muri archive. Uramubona ngire nguyu yasazamo, ariko ibi nta wapi. Ibi ngibi ntabwo waba wamugeza private, ntabwo byaba ari ibanga ryawe nawe, kuko n'ubundi ugihaye umuntu atabona ko hari umuntu washatse guhisha. Yes, nta kindi rero ukora kugira ngo atabibona ko hari umuntu mugwanira mu buryo bw'ibanga, cyangwa se udashaka ko abantu bamenya ko umuntu muvugana. Ushobora kuza ukikandira hehe, ukikandira kuri ubudomo butatu kugira ngo umuhishe, kandi akazajya kohereza ubutumwa ukabubona. Uraza ukikandira hanga kuri ubudomo butatu aha. Warangiza ukaza ugakandaho, ukaza hano ugakanda kuri setting, ukaza hanga ugakanda hano kuri setting ahangaha. Ugakandaho ukizira, ukaza hano kuri chat, ukaza ugakanda kuri chat ngaha. Warangiza ugakandaho. Yes, ugahita uza ahangaha hano hepfo, hepfo archive. Urabona ko kavivuye ngaka. Yes, urakabona. Keep chat archive will be remain archived when you will receive a new message. Yes, izajya kwibutsa nyine n'urugera nwashamishaje kugira ngo atamenya ko ari umuntu muganira mu buryo bw'ibanga kwaje. Tuzuka kavuga ugahita kavivura kakasa gutya, ugasubira inyuma, reka kwereke ko byahindutse, kutapfa kumubona. Yes,
urabona ko yamaze kuvamo. Yes, yamaze kuvamo. Urabona ko hano ntawe ukirimo. Ubu ngubu kohereje SMS wayibona, ariko iyo ugiye kumwandikira nyine uraza ugasubira hano ku turongo dutatu. Hanyuma ugakanda kuri setting, ukaza hano hepfo kuri chat ugakandaho, ukavivura ahangaha n'ubundi kuri archive, aho umuntu akagaruka. Reka dusubire inyuma kugira ngo ndi kwihuta kugira ngo iminota itaba myinshi. Yes, urabona ko yagarutse nguyu hano, kandi mu kanya yayavuyeho nguyu. Yes, nguyu aba yaje ahangaha naribaza. Iyo akohereje ubutumwa urabubona. Yes, ukajya mu gucata kurya nyine na shiri wawe atarabukwa. Yes, ndagushimiye cyane rero. Icyo usabwa hano gukanda subscribe, like, share and comment, ukabiha n'abandi bakabimenya, nawe ubumenyi ukaba wabyikorera nta muntu ubigufashije. Urakoze. Ciao. Ibiganiro byacu byo ntakagaruka.